kuri njye bivuze ikintu kinini, ni ubwa mbere hari inyicayeho, ni ibintu bidasanzwe kuri njye kandi bikaba n'ikintu kiza ku gihugu cyacu, tukabasha kuba twagaragaza u Rwanda uko dushoboye, ni ibintu bidasanzwe ndabyishimiye cyane. Bivuze ikintu kinini kuko turi kumwe n'abanyarwanda benshi baje kudushyigikira, imiryango yacu, abavandimwe, abantu bakunda igare bose bari hano ku bw'abanyarwanda. Ibintu byiza yo gukinira iwanyu, ubona abantu bose bagushyigikiye bari kugusapotinga, ibintu twifuza ko byanakomeza, natwe bikaba byadufasha gukomeza gukora cyane kugira ngo dukire icyo tugaragaza cyangwa icyo twakora kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kugaragara neza. Navuga ko performance yanjye ntabwo yari mbi cyane, yari neza bitewe n'igihe twiteguriye. Twamaze ibyumweru 3 Musanze, tuva tugaruka tujya mu Bugesera, tumara iby'indi byumweru 3 twitoza kumwe n'abakoci n'abantu bashinzwe kudukora massage, mbese twari dufashwe neza. Bagerageje kudutegura uko bashoboye kugira ngo tuzabashe kubafominga ku rwego rwiza. Navuga ko ibyo twatanze nibyo baduhaye. Navuga ko ni ikintu cyiza ko u Rwanda rwatugiriye icyizere, rugaha amahirwe abakobwa angana n'abahungu. Mu gihe cyashize ntabwo u Rwanda abantu ntabwo bakiraga ko umukobwa yanyonga igare cyangwa nk'ibyo umuhungu yakora akaba yabikora, ntabwo babyumvishaga. Ariko ubu ngubu bitewe n'ubuyobozi dufite barasipotinga abagore, bakaba babafasha kugera ku iterambere ryabo. Nibikomeza gutya tuzabona abakinnyi benshi mu Rwanda b'abakobwa banyonga igare, bazafasha no kujya gukina amarushanwa yo hanze nk'abantu bazungu turi gukinana n'abaprofesiyoneri bakina nk'ababigize umwuga, bakina amaresi akomeye hanze. Ntekereza ko natwe tubonye ubwo bushobozi bwo kwitabira byazadufasha kugera ku rwego rushimishije nk'urwabo. I mean, I am super happy that I could win here. It is something I was so close for so many years, always like super close, and now it worked out. So I'm really happy that my performance seems to be good today. Yeah, like I'm cyclist with big ambition, so I really focused on how is that course, and we knew before it really suits me well. I liked it, but when I saw it, I was even more like, yeah, that's a good one for me. And then for now, the day since I'm here, I think I arrived 17th. Every day I was on the course. I was studying how I do it, how is the wind, how are the climatic conditions, and I really liked this parkour. Thank you very much. Yeah, I feel really welcome. It's very well organized. But to be honest, I did not see so much from Rwanda or even Kigali yet. I really was only on the road of the parkour from the hotel. We are close to the parkour and back to the hotel, because all I was focusing on was to do this race as best as I can. So I just went to see the parkour over again, practice it. So now I need to use the time to see more from Rwanda and Kigali itself. But I feel very welcome, very nice people. So thanks a lot. Yeah, I mean, it's exciting. As I said, for example, I was never here, so it's really nice to see something of Africa and Rwanda. I don't really like. For me, I really focus more on the it's a bit boring for you maybe, but I really focus on the technical details that come with the roads. How is the surface of the road? Is it smooth? Is it hard? How are the corners? How are the climatic conditions? I'm like a nerd for cycling. So yeah, for me it was super good that it was climb and down, because I'm a super good climber, but still pretty heavy, so I can go so very fast downhill with not so much effort. So for me, thank you, was perfect here. Kigali was good. The was very good. Yeah, I like Land of Thousand Hills. Perfect. Thank you so much. Thank you. Congrats. Thank you.